mwongeye kwirirwaho ari kuri uru rubuga tuvuga ukuri. Nongeye gushimira Kristo wabambwe akazuka muri uyu mugoroba kongera kubana namwe. Ndashimira Imana kandi ko igihe kizagera tukanabona n'amaso ku maso kandi nabyo bizanezeza. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere. Haravuga ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera baguhanwa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Amen. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga kwizera. Kandi muri iri jambo turi buganira amagambo atatu. Ijambo rya mbere turavuga kwizera icyo ari cyo. Icya kabiri turavuga ibintu bigaragaza ko umuntu afite kwizera. Gatatu n'akamaro ko kwizera. Kwizera icyo ari cyo, ibigaragaza ko ufite kwizera, hanyuma noneho tuze gusoreza ku ijambo rivuga ku kamaro ko kwizera. Ubundi kwizera ni iki? Aho dusomye mu Baheburayo, Bibiliya iravuze ngo kwizera ni ukumenya ukuyemo gushidikanya. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bibiri, kumenya no gushidikanya, ni ibintu bikorera ahantu habiri cyangwa se bikomoka ahantu habiri hatandukanye, ariko byombi bishaka imbaraga mu bugingo. Kumenya kuba mu mwuka, gushidikanya kukaba muri kamere. Ibyo iyo umuntu adafite kimwe aba afite ikindi. Iyo kumenya guheshwa n'umwuka kubaye kwinshi, gushidikanya kurazingama mu muntu. Iyo kandi gushidikanya kubaye kwinshi mu muntu, kumenya kurazingama mu muntu. Kumenya kuba mu muntu na kamere ikaba mu muntu. Ariko nagira ngo muri uyu mwanya kuri iki kintu cya mbere ni nacyo abantu bagomba kumva cyane. Ubumenyi buba mu muntu, ariko cyane cyane bukorera mu nzego zitatu ziba mu mwuka w'umuntu. Kuko umwuka w'umuntu nicyo gicumbi cyangwa se icyicaro cy'Imana mu muntu. Imana ntizivuganira n'umuntu mu bugingo, izivuganira n'umuntu mu mwuka. Wa mwuka ugakorana ubusabane n'umwuka w'Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Imana n'umwuka wacu bihamanya ko turi abana b'Imana. Noneho iyo bimaze gukorana no kugira connection nzima hagati y'umwuka w'umuntu n'umwuka w'Imana, bizana komandema mu bugingo. Mu mwuka rero hari ibintu bitatu bibamo. Iyo umuntu abifite aramenya bwa bumenyi, ariko ubumenyi bw'umwuka w'Imana washize mu mwuka w'umuntu. Hari ikintu cya mbere kiba mu mwuka w'umuntu, nicyo bita mu Gifaransa ngo ni intuition. Intuition ifasha umuntu kubona cyangwa se kumenya Imana.
ubundi intuition niyo ituma umuntu yumva Imana mu bugingo bwe, kuko intuition uko umuntu yabisobanura ni ubumenyi ndengakamere umuntu agira butabamo gushidikanya. Donc intuition ni ikintu kiza kuguhesha kumenya ikintu bidasubirwaho cyangwa se bitigwaho. Ikindi, intuition ihesha umuntu gusobanukirwa neza ko Imana ibaho, kubera ko ubwo nibwo umuntu azamenya, kuko iriya intuition ni ikintu kiremereye mu muntu kiza gituma umwuka azana ubumenyi bw'urwego rwo hejuru, ubwo bumenyi umuntu atokwiga, ubwo bumenyi umuntu adashobora kwiga mu mashuri cyangwa kwishwa n'umuryango. Nico umwuka azana muri intuition mu mwuka w'umuntu kugira ngo umuntu abashe kumenya Imana, kuko kwizera ni ukumenya. Icya kabiri, mu mwuka habamo connaissance. Connaissance cyangwa se conscience nako. Conscience ni umutimanama. Burya umuntu aba muri intuition no muri conscience. Umutimanama ufasha umuntu kurobanura ibibi n'ibyiza, kuko umutimanama ni umushinjacyaha kubera kudatanga amahoro ku mukristo wakoze icyaha, ahubwo ukomeza kukwereka icyo waguyemo. Kubera iki? Kubera ko conscience na intuition irazana ubumenyi buhagije ku Mana. Conscience nimwo tuvuganiramo n'Imana, ariko rero iyo dukoze ikosa conscience iradushinja. Icya gatatu rero ni communion cyangwa se ubusabane. Iyi communion cyangwa se ubusabane ifite uruhare runini mu kuramya Imana no kuyihimbaza no gusabana nayo. Bituma wumva Imana mu buryo bwo kuyiramya no gusabana n'Imana. Ubu bumenyi bwo mu mwuka ni ubumenyi abagira ikibazo bita ngo ni gnosis. Gnosis ni ijambo ry'Ikigiriki, ni ubumenyi ndengakamere umuntu ahabwa n'umwuka wera, ukabasha kumenya ibintu birenze ubwenge bwawe, kuko ubwenge bwa muntu bwonyine ntibubasha kumenya Imana. Aho Pawulo yabyanditse ngo Imana ntiyashatse ko ab'isi baheshwa kuyimenya n'ubwenge bw'isi, ubwo ntibuza bumenya Imana. Ariko ubu bumenyi ni ubumenyi ndengakamere duhishurirwa n'Imana ikaduha kuyimenya, kuko umuntu aremwa yahawe ubwo bumenyi mbere y'ikindi kintu cyose kumujamo. Wibuke neza Imana imaze kurema Adamu, amaze guhumekerwa mu mwuka w'ubugingo muri we, byatumye Adamu ahabwa wa mwuka wo kumenya, agira connection n'Imana, amenya Imana, yumva Imana, atindana n'Imana, avugana n'Imana kubera bwa bumenyi. Uku kumenya ni impano yahawe itorero. Nusoma mu rwandiko rw'Abakorinto ku 12 umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 4, urahasanga hariho impano yo kumenya. Tukamenya Imana, tukamenya ibyabayeho, tukamenya ibiriho, tukamenya n'ibizoza, kuko ubwo bumenyi burenze ubumenyi bwacu. Icyo ni icyambere kigaragaza kwizera icyo ari cyo. Kwizera ni ukumenya Imana ukuyemo gushidikanya. Iyo wamenye Imana, buriya bumenyi burwanya kamere no gushidikanya. Icya kabiri, kwizera n'imbaraga zikorera mu mutima w'umuntu, zikwereka ko hejuru yawe hari ububasha ugomba kwemerera bukagutegeka kandi bukakubeshaho. Donc kwizera n'imbaraga zikorera mu mutima wawe
zikwereka ko hejuru yawe hari Imana ifite imbaraga ikubeshaho ikurinda. Gatatu, kwizera ni ukuri kubitagaragara. Ubundi ubwenge bw'umuntu bureba ibigaragara, ariko kwizera kureba ibitagaragara. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo kwizera niko kuza kutumenyesha ko ibitagaragara arizo zavuye mu bigaragara. Kubera ko Pawulo yanabivuze neza, aravuga ngo ibigaragara ni iby'igihe gito, ngo ariko ibitagaragara ni iby'iteka ryose. Uko kumenya ni ukumenya Kristo tukamwiyumvamo. Kubera ko umugaragu w'Imana Pawulo avuga ngo kumumenya asabira Abaefeso, yabasabiye ko Imana ibaho umwuka wo kuyimenya. Nanone Yesu avuga aya magambo muri Yohana 8:34 aravuga ngo muzamenye ukuri kandi uko kuri kuzababatura. Ikindi kandi kwizera ni icyemezo cyo mu mutima cy'ibitagaragara ko biriho. Kwizera gushingiye ku bitagaragara kuduha kureba ubushobozi bw'ibitagaragara bugerageza gutegeka ibigaragara, ndetse bugatsinda n'ibigaragara bitugora. Ikindi, kwizera ni ubushobozi butujana hirya y'ubushobozi bwacu, butwereka ibishoboka by'Imana. Haleluya. Hari ubushobozi bwawe aho bugarukira, hari ubushobozi bw'ubwenge bwawe aho bugarukira, hari n'ubushobozi bw'umuryango ubamo aho bugarukira. N'ibyo ukora bigira ubushobozi, ariko kwizera ni ubushobozi butujana hirya y'ubushobozi bwacu turi mu mwuka, noneho bukatwereka ibishoboka by'Imana. Wibuke ko Yesu yabwiraga abantu ngo bishobokera abizera, byose bishobokera abizera. Ikindi, kwizera niyo nzira tunyuramo ngo tunezeze Imana. Ushobora kuririmba utizeye, Imana ntiyonezerwa. Ushobora gusenga ye utizeye, Imana ntiyonezerwa. Ushobora no kwiyiriza utizeye, Imana ntiyonezerwa. Ushobora no gutangira Imana utizeye, Imana ntiyonezerwa. Ushobora no kuvuga indimi nshya ukazivuga utizeye, Imana ntiyonezerwa. Imana izinezerwa gusa ibyo dukora byose tukabikora twizeye. Mu Baheburayo 11:6 haravuga ngo ntibishoboka ko utizera Imana ayinezeza. Reka tunyure mu nzira yo kunezeza Imana. Nta yindi nzira ibaho yo gutuma Imana inezerwa, kuko Bibiliya ivuga ngo ndi Imana yawe iri muri wowe imbere, ngo kandi nzakurinda ngutabare, ngo nzaruhukira mu rukundo rwanjye, ngo ndi muri wowe imbere ubaye unyizeye. Haleluya. Mureke twige kwinezeza Imana binyuze mu kuyizera. Ikindi, kwizera nibwo buryo bwonyine bwashizweho n'Imana ngo idukemurire ibibazo. Nta kindi Imana izikora kugira ngo ikwirukanire umusozi uri imbere yawe, ikwirukanire ibibazo bikugoye. Icyangombwa gusa wewe nuko wizera. Nkunda umugaragu w'Imana Moridekayi, yari afite kwizera gukomeye. Haleluya. Hamani yaramubwira tuzumfukamira, aranga aramubwira ati nizera Imana yo mu ijuru niyo zamfukamira, sino gupfukamira. Hamani aramwanga cyane. Ariko reka nkubwire, tukazugaya n'abantu bakwanga, buriya hari urwango ruzaruzana umugisha. Ndababwiza ukuri, nubwo Imana ari isanzwe ifite gahunda ya Moridekayi yo kuzamugirira neza, ariko kugira ngo isezerano risohore neza azamurwe mu ntera, byanyuze mu rwango rwa Hamani. Ni ngaho urwango rwa Hamani rwabaye umugisha kuri Moridekayi kubera kwizera. Nta yindi nzira Imana izinyuramo ngo idukemurire ibibazo, no kwizera. Abantu bose Yesu yagiye asengera bose, mwibuke wa mugore
wari urwaye indwara y'imyaka 12, yari yaragize ibibazo byinshi cyane. Harimo ikibazo cy'amaraso, harimo ikibazo cyo kutizerwa n'umugabo, harimo ikibazo cyo kutabyara, harimo ikibazo cyo kumesa buri munsi, harimo ikibazo cyo gukorwa n'isoni. Amakuru yose niwe bavugaga. Imihango y'idini ntiyamwemereraga gusohoka. Iyo yasohokaga, umuntu wari umeze gutyo mu mategeko y'Abayuda kwari kumutera amabuye. Ariko umunsi umwe arizera, aravuga ngo igihe ngizaha kirahagije, ngomba yumva amakuru ya Yesu. Ubundi kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Ngo yumva amakuru ya Yesu, yumvishije amakuru ya Yesu. Bibiliya iravuga ngo aragenda, ageze mu giterane aho Yesu yarari. Mwumve kwizera, iyo wizeye ibibazo birarangira. Bibiliya iravuga ngo ageze ahari, abantu batangira kumusunika no kumubwira amagambo atanejeje, ko atubahiriza amategeko y'idini. Erega kwizera kuza gutuma turenga n'imipaka y'amadini. Bibiliya iravuga ngo baramwitaza, bamuha inzira yo kubona Yesu. Iyo jambo ndarikunda cyane. Baramubwira bati nimumwihoreye, arasa n'ufite ikindi kibazo tutazi. Ariko kubera kwizera akora kuri Yesu, ngo amukoreho. Yesu aramubwira ngo wa mugore we, kwizera kwawe kuragukijije. Ikindi, kwizera niko gutuma umuntu ahinduka. Nta kintu wokora ngo uzahinduke mu myumvire yawe, mu mitekerereze yawe, mu zo wabagamo utagira kwizera. Soma ibyakozwe n'intumwa 3:19, 8 igice cya mbere, 16, 29 kugeza kuri 32. Aho ni ibyakozwe n'intumwa. Urahasanga abantu benshi bagiye bahinduka umunsi wa Pentecoste. Filipo aganira na Yankone, Pawulo asengera wa murinzi. Ibyo byose byashobotse kubwo kwizera. Ubuzima bwo kubaho no kwizera. Bene data, nta kindi kintu ntushobora kubaho udafite kwizera, kuko Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kandi kubaho niwe mutungo wihariye Imana yaduhaye kugira ngo ibikorwa byose bikorwe kubera ko tubaho. Alors tugomba kubaho mu kwizera. Ibigaragaza rero ko umuntu afite kwizera ni uko kwiyumvamo. Uza wiyumvamo ikintu cy'Imana mu kwizera muri wowe. Hari abantu benshi usanga basenga Imana mu gihe cy'amahoro gusa. Kwizera kwabo kukaba igihe bafite utuzi, igihe bafanikiwe, igihe bafite no. Kwizera, Pawulo yaravuze ngo twahawe kwizera Kristo gusa, twahawe no kubabazwa kubwe. Uza wiyumvamo kwizera. Burya umuntu ariyizi, azi ko agira kwizera cyangwa atakugira. Buriya nababwiye ngo iyo udafite kumenya uba ufite gushidikanya. Iyo udafite gushidikanya, donc uba ufite kumenya. Kandi izo ni urugamba umuntu arwana rw'ibintu bibiri bishaka gutegeka ubugingo mu muntu. Abantu benshi ntibaza biyumvamo kwizera. Reka mbavuge, Yesu yasanze umurwayi w'imyaka 38, amubwira ijambo ryiza. Bibiliya ivuga ngo Yesu amenya ko umurwayi yagize igihe kirekire ababajwe. Mwene data muri uyu mugoroba ushobora kuba ugize igihe kirekire wabaye umeze nabi. Yesu arabizi. Amubaza ikibazo umuntu wese ashobora no gusubiza, ariko kubera ko ntakwizera yari afite, aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Urumva barashubije direct ko ashaka gukira, ariko asubiza ikinyuranyo kure cyane n'icyo Yesu yamubajije. Mbese urashaka gukira? Singira wanjye. Urashaka gukira? Ngize imyaka myinshi hano kuri iki gitanda, kuri ubu buriri. Urashaka gukira? Ibintu biteye isoni no kubivuga. Hari n'abakristo benshi batagira kwizera, bataza biyumvamo kwizera. Ibyo bintu babigira. Urashaka gukira? Ngo iyi ndwara tuyirwara iwacu twese. Urashaka gukira? Ntabwo dushaka tutarageze imyaka 30. Urashaka gukira? Twebwe iwacu habaho karande, kandi abantu bakunda kuyivuga iryo jambo. Urashaka gukira? Na papa nuko yari ameze, na mama nuko yari ameze. Imana ndishaka ayo mateka, Yesu ndashaka ayo mateka.
kandi abantu barabivuga urashaka gukira. Nigeze gusengera umuntu umwe, ndamusengera arwaye kandi ndamubwira ngo izere urakira. Ndamusengera murambise ibiganza kuko niko Bibiliya ivuga. Ngo nangize kumusengera arambwira ngo nimusengere nabe nta ku rutugu. Ubwo naza sengera mu mutwe ngo nimusengere nabe nta ku rutugu. Ngira ubwoba se amasengesho ngusengeye kurabona ko yagiye kugera ku rutugu acika intege kubera kwizera guke. Nagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba muzamwiyumvamo kwizera. Icya kabiri ni ukubivuga ku mugaragaro. Uzi utangaza ubutsinzi, umwami wawe ni umutsinzi, nawe uri umutsinzi, n'abazagukomokaho ni abatsinzi. Nta kintu kizakugora ufite umwami no kwizera. Uzi utangaza ku mugaragaro ibintu byo gutsinda. Nuhura n'ikibazo gitangarize ku mugaragaro kuri umutsinzi, basi ubivuge ku mugaragaro. Abagaragu b'Imana babivugaga ku mugaragaro. Hari abantu bose usanga bahishisha ibintu ngo ese nindakira bizagenda gute. Kwizera nti kubamwe ama analyse. Iyo wakoze analyse y'intege nke zo mu mwuka uba watsinzwe kare. Icya gatatu ni ukumenya Imana ikomeye iri mu ruhande rwawe. Bibiliya zivuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde. Ikindi, iyo umuntu afite kwizera agendana kubabarira. Ikindi nanone, iyo umuntu afite kwizera aba yagwijije ijambo ry'Imana mu mutima we. Mureke tugaragaze kuza tugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wacu, dusoma Bibiliya, tuyumva, tuyisobanukirwa. Oh, haleluya. Ikindi, ibyo ukora byose uhimbaza Imana muri ico gihe, abantu babone neza ko Imana yawe ifite uyihimbaza. Akamaro ko kwizera, kugira ngo tuze gusoza inyigisho yacu. Kwizera niko kuduhesha agakiza. Bibiliya iravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Iri jambo ndarikunda cyane. Imbabazi z'Imana tuzibona binyuze mu kwizera. Ubuntu bw'Imana tubona binyuze mu kwizera. Agakiza k'Imana tukabona binyuze mu kwizera. Ibyo bintu ndabikunda cyane. Kwizera kuduhesha agakiza. Agakiza ni igikorwa cyo gukura umuntu mu kaga to kwikuramo bitewe n'intege nke yishizemo. Donc gukiza umuntu ni ukumukura muri danger, muri risque yararimo. Naho imbabazi ni Imana kwibuza guha umuntu igihano kimukwiriye. Nizo mbabazi. Buriya nuzoza ubabarira umuntu wagukoseye uzoba wibujije kumuha igihano kimukwiriye. Naho ubuntu bw'Imana ni Imana guha umuntu ikintu kitamukwiriye. Bene data, kwizera niko kuduhesha izo bintu zose. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Hari umuririmbyi wavuze ngo agakiza ke muri nje ni nk'umuraba mu mazi, agakiza ka Kristo muri nje. Buriya reka mbabwire, kwizera niko kuduhesha agakiza. Ikindi, duhabwa ubugingo binyuze mu kwizera. Yohana 3:16 6:40 haravuga ngo kuri 6:40 na 42 ngo umuntu niyitegereza uwo mwana kamwizera ngo afite ubugingo buhoraho kandi data azamuzura ku munsi w'amateka. Haraho Yohana kandi yabivuze muri zira nyandiko ze, aravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, utamufite nta bugingo afite. Kandi tuzaja mu ijuru turi benshi kabisa. Abamwizeye dufite ubugingo butaringanya amataho, butazabutinya biracitse. Kwizera kandi kuduhesha umwuka wera. Bisome mu Bagalatiya 3:14. Kwizera ngo kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Ikindi, kwizera gukuraho ubwoba no gukorwa n'isoni. Haleluya. Umva nkubwire mwene data, muri uyu mugoroba nta bwoba ugifite. Nta bwoba mfite hawe na gato, Yesu mbere maso,
ntabwo bafite habe na gato, Yesu mbereye maso. Guhera uyu mugoroba nkubwire tuzokorwa n'isoni n'ukuri, ibikugoye tuzokorwa n'isoni, abakunaniza tuzakorwa n'isoni, ibikuremereye tuzokorwa n'isoni, kubera ko kwizera gukuraho ubwoba no gukorwa n'isoni. Ikindi, kwizera kuduhesha umurage, tuzahabwa umurage utabasha kubora. Ikindi, kwizera gutuma duhabwa ibyasezeranijwe. Aburahamu yahabwa ibyasezeranijwe kubera kwizera. Ikindi kandi, kwizera kuduhesha kuba intwari mu ntambara. Bibiliya yavuze ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya. Intwari zose zo kwizera, haleluya, zakoze imirimo itangaza, zishimirwa kwizera. Hari umuririmbyi wavuze ngo tuzatarama mu ijuru n'abera barinze kwizera kwabo. N'umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo bose bapfuye bacizera, ariko bakoze imirimo itangaje, ngo baheshejwe no kwizera, ngo gutsinda abami n'abanyamahanga, ngo no guhabwa imbaraga mu gihe cy'intege nke. Bibiliya ikavuga ngo no guhabwa gukiranuka, ngo no kuzimya imiriro igurumana, ngo no kuziba iminwa y'intare. Umwanditsi yaravuze ngo ngize ngo mvuge ibyabo ngo igihe cyandenga. Ndagira ngo nkubwire, ubeho mu kwizera, ugendere mu kwizera, uze usengera mu kwizera, uhangane n'ibikugerageza mu kwizera, uneshe ibikugoye mu kwizera. Haleluya. Niyo mpamvu kwizera kwacu kigomba kugira imipaka, kurenga imipaka y'ibitekerezo y'ubwenge y'ibikugoye. Turindwa kubwo kwizera, tubabarirwa ibyaha kubwo kwizera, dukora ibitangaza kubwo kwizera, twezwa mu mitima kubwo kwizera, tugira umutekano kubwo kwizera. Haleluya. Kristo aba muri twe kubwo kwizera, tubatizwa muri Kristo kubwo kwizera, dukora imirimo itangaje kubwo kwizera. Kwihangana binyura mu kwizera, imbaraga tuzihabwa mu kwizera. Ndagira ngo nsoze nkubwira ngo ibikugoye n'ibikuremerereye izera Imana. Nimba abasore batatu barizeraga umuriro ukabatinya, ndagira ngo nkubwire muri uyu mugoroba, guhera none ntukongere gutinya umuriro. Umuriro urahari, yewe bashobora no gucana kenshi kurusha ziriya ngabo za Nebukadineza. Ntukaze utinya umuriro, uzotinya igitera umuriro kugutinya. Amen. Hari impamvu udasha, iyo mpamvu ni ukwiye kubaha ukayitinya. Ikintu gituma umuriro ugurumana wenyegejwe karindwi, abasore bakawutabwamo, umuriro ugatinya kubatwika. Nebukadineza yagiye kureba, ariko Nebukadineza yaragiye kureba iki? Yaragiye kureba intwari zo kwizera. Ngo ararunguruka, ni nkawe wa mbere wazanye kurunguruka mu muriro. Ararunguruka abwira abajepe bari bari kumwe be n'abandi, batese twatayemo abantu bangahe? Abandi ati twatayemo batatu, twabafashaga niyo Cour supreme yabisinye ko byarangiye. Nebukadineza arababwira ati ko ndabona uwa kane asa n'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Erega kwizera kuza gutuma n'abanzi bavuga Imana yacu. Dufite Imana ikomeye yumva amasengesho. Nimwizere Imana mubone kubaho, nimwizere Imana mubone gutsinda, kuko nta kintu wokora muri Kristo Yesu utanyuze mu kwizera. Soze mbabwira ngo intwari zo kwizera ndabakunda, barinze kwizera kwabo, bazereraga mu bihanamanga, banyazwe zose bambaye impuzu z'intama n'iz'ihene, banyuze mu bihe bigoye, ariko kwizera
reka nkubwire kwizera ndi kuza kubura uko kugira ndashoje wewe ushobora kubura uko kugira ariko kwizera ndi kubura uko kugira kwizera iyo kugeze ku misozi kuraguruka kukagenda iyo kikobura inzira niyo mpamvu uzoza ugenda uzujyana kwizera kugira ngo kwizera kugucira inzira ahakomeye kwizera guca inzira ahamanuka kwizera kukagucira inzira ahazamuka mu misozi y'ibigeragezo kwizera kukagucira inzira izera Imana iri kumwe nawe kandi noneho uzuvuga Imana yawe wizeye tugahure n'ibintu bikugoye gucika intege kwizera kuza gutuma tudacika intege Imana ibagirire neza mwizera Imana kuko kwizera niwo mugisha kuko niyo source ibintu byose Imana iduha iyo tuzakiriye mu kwizera Imana irishima ibintu byose dusaba Imana iyo tubisaba mu kwizera Imana iranezerwa mureke tugire connection n'Imana muzo dukora byose inyuze mu kwizera Imana ibaho umugisha amen